Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristu muvandimwe. Uburyo Yezu Kristu avuga turakomeza kubuganiraho. Ejo twashoje twemeranyijwe ko n'uyu munsi tuza gukomeza tureba ku cyitwa inzozi. Inzozi rero impamvu dukwiriye kuzitindaho kugira ngo tuzisobanukirwe nuko zibereye abantu benshi urujijo. Umuntu ararota, umuntu akerekwa, ese ubitandukanye uti? Ngewe rero nkurikije uko byombi mbifite, nkuko nabikubwiye muvandimwe ejo, byombi ndabifite cyangwa se byose. Hari ukwerekwa mu nzozi, Nyagasani Yezu ajya nsanga akanyereka mu nzozi, hari no kurota, nuko byose byombi biraba. Icyo navuga kuri ibyo ngibyo, ubwo ngiye gusoma, inzozi zose si iyerekwa. Iyerekwa ni uburyo Imana iba yagusanze muri urwo rugendo urimo, ikakwereka n'ibikomeye utakwihishurira. Kenshi Yezu amishurira mu nzozi ibintu binyuranye, nakanguka nkabyandika. Aya magambo narayavuze ejo, ubwo ndi gusubiramo kugira ngo dukomeze cya kiganiro. Rero kugira ngo utabyibagirwa, hari ubwo ugomba kubyandika. Hari inzozi urota cyangwa se iyerekwa ugira. Inzozi urota nibwo reka mvuga inzozi. Hari inzozi urota ntizizakuve mu mutwe, naho waba warabaye mukuru ukibuka ko kera ukiri umwana warose gutya kandi ukabyibuka pe. Iryo ntabwo ziba ari inzozi, iba ari iyerekwa. Hari n'ibindi urota ukabona ari ibidashoboka, mbese muri make. Ariko buriya ngiye mbona Imana itwereka ibintu byinshi burya mu nzozi. Ngewe mbona mfite ubuhamya bwinshi pe. Imana yagiye inyerekera mu nzozi ibintu kera, uyu munsi ndi kubibona. Reka mbaho urugero bavandimwe, kandi nimbaho urugero muraza gusanga namwe ibyo bintu byarababayeho. Ndibuka kera nyiri umwana mutoya, nakundaga kwambara neza. Nakunda kwambara neza, burya mu Kinyarwanda tujya tuvuga ngo umushonji ngo arota arya. Bigashaka kuvuga ngo ikibabaje umutima wawe niyo uryamye urukiragaruka. Ariko nyamara ngewe naje kubona ko naho umushonji yarota arya, burya urya muntu aba afite impamvu yabirose. Reka ngewe mbibabwire mu buhamya nifitiye pe bwanjye bwite. Nakundaga kwambara neza, nkakunda ikintu cyitwa imineke, nkakunda ikintu cyitwa amandazi, nkakunda ikintu, mbese utuntu twose nakundaga. Noneho naryama nkarota nambaye imyambaro, ngafite imyambaro myinshi cyane, ngo nkabona ari myinshi cyane, nakanguka ngasanga yewe we niryamiye hahandi. Noneho ubundi nkaryama nkarota ngo ndi kurya imigati we, ngo nayihaze koko we. Nakanguka ngasanga reka data yewe naho bayicururiza ntari burungurukeyo. Icyo gihe navugaga ngo narose. Uyu munsi nge ndemeza ko ari hishurirwa Imana yampaga ya haleluya, yari kumishura ibizambaho mu gihe kizaza, ko ya myenda uyu munsi ndayifite. Haleluya. Bya biryo narabiriye ndahaga, ya migati narahaza, ya mineke narayiriye ndahaga. Yewe haleluya, Imana yaranyeretse. Bityo rero ngagara ngavuga ni Imana irahishura, Imana irerekana, ahubwo twebwe ntabwo tubimenya ko bitaza mu gihe we wabitekerezaga. Uyu munsi erega Yezu Kristu doretse kwicarana arambwira ati ariko ibindi wahoraga ubirota. Nari kuzi ko nahoraga birota koko, nkarota n'imyambaro narotaga n'ukuri mwe ndayibuka pe. Kandi nari umwana mutoya, ariko ngo nkarota ngo mfite ikanzu imeze gutya na gutya, ngo nambaye ari byiza, nkarota. Mbega Yezu, ariko mwaretse nkavuga Yezu ko namubonye koko. Reka mvuge Yezu nabonye, reka nkubwire muvandi, ibintu noneho n'uburenganzira bwanjye. Ubu rero ni mu mbabarire nge mu burenganzira bwanjye mvuga ibyo nabonye, mvuga uwo nabonye, mvuga uwangiriye neza. Haleluya, haleluya. Titiriza nawe Yezu akugirire neza nkuko yangiriye neza. Nge yangiriye neza. Haleluya. Nkuko yangiriye neza, nkuko yangiriye neza, ngewe yangiriye neza. Haleluya. umva ntabwo ndi kukubwira Yezu wo mu mbere yiwanje, mu mbere aho bitaga mu mbere ni hahandi mbese
ntabwo ari Yezu wo muri coffre fort, ntabwo Yezu ari amafaranga, ntabwo ari Yezu wo mu mufuka wa Louise, ntabwo ari Yezu yashusha igenda icuruzwa muri library hamwe na hamwe ahandi batayifite. Si uwo mvuga, ngiye ndi kuvuga Yezu mwami w'amahoro waducunguye. Haleluya. Utamurebera ku ishusho, utamurebera haleluya mu rusengero uru n'uru, murebere mu buzima. Haleluya. Kuko numushyira mu rusengero ukarusohoka muramenya ngo Yezu musize mu rusengero, numugira ishusho ukaba utari kwigenda unamenya ngo Yezu ntawe mfite, ariko numenya ko Yezu ari Emanueli. Haleluya. Imana turi kumwe rwose. Haleluya. Haleluya. Uzahita umubona ko burya Imana yakugiriye neza. Nuko rero nimureke mbibwire ngewe uwangiriye neza. Uyu mwami namamaza, mva Yezu nzakuvuga kugeza gupfa. Amina. Nzashiremo umwuka nkuvuga, ariko nzakuvuga. Narakubonye mwami, narakubonye undengera, narakubonye untabara, narakubonye unyambika rwose. Haleluya. Narakubonye. Amena. Reka rero mbabwire bavandimwe, ndi ku nzozi naye ndiho nkubwira nti ari yerekwa mu nzozi ari n'inzozi zisanzwe, byombi ndabigira. Reka rero mbanze nsobanure iby'inzozi zisanzwe kuko ni ngubwo buhamya bwanjye, wenda dushobora kuza we simbizi. None reka nkwibwirire inzozi. Njya ndota hano naranditse ngo, cyangwa se muri iki gitabo, cyakora amajoro yose nsinziriye ntabaraye inzozi zo guhishurirwa. Hari nubwo ndota ibintu bisanzwe, ndetse hakaba nubwo ndose ibintu bivangavanze kandi nkabyibagirwa. Gusa iyo ari ibyo nahishuriwe ndabimenya. Inyandiko ku nzozi nahangaha igarukiye. Reka rero nsobanure. Mpagaze mu buhamya bwanjye ndazisobanura rwose, urahita nawe umenya ko burya ujya werekwa mu nzozi. None se nta na rimwe wigeze urota uri kunywa amata, cyangwa se wenda tuvuge ku bantu bakunda akayoga, nta na rimwe urarota uri kunywa inzoga kandi ngo wayihaze? Bibaho handi nk'umushonje arota arya. Nta na rimwe urarota urashonje koko waryama ukumva wapi? Nta na rimwe urarota uri kurya kandi wahaze kubera ko ushonje? Yego warabirose, kubera yuko biba byagiye bigafata mu mutwe, bigafata mbese bwa buzima wa mubiri, ya deconnection twavugaga ejo hagati y'ubwonko n'umutima ikaba yabayeho, ariko ubwonko bukaba bwasigaranye umubabaro n'umutima ukaba wasigaranye umubabaro, ejo twacomeka bikongera bigasubira na bya bindi twari turi mejo. Kuko umutima ubwonko bubika, ngewe ndibuze kubigeranya ko ubwonko nabugereranya nka unité centrale ku bantu bafite computer, hanyuma umutima wenda nze kuwugereranya na ekra ku bantu mbese bazi computer, ubwo muri buze kumfasha kubyumva. Noneho ni ukuvuga ngo amakuru yose, ibintu byose biba bipakiye hehe mu bwonko. Iyo wongeye gucomeka rero amakuru yose ahitaza muri ekara, nuko ugakomeza ugakora. Niyo mpamvu dukomeza gukora uko twari dusanzwe dukora, ntihabeho gucikiriza. Ariko iyo habayeho ko umuntu arwaye deconnection ikabura, ni ukuvuga ngo bwa bwonko buragenda bukamera nka ya memoire yahanaguritse burundu, kuko burya memoire ni mu mutwe ntago ari mu mutima. Noneho ukavuga ngo hari umuntu uvuga ngo yangwereye nabi ngo mu mutima wanjye ngo marambyibuka, we kata ni mu mutwe burya. Ukumva birababaza umutima, ariko burya ni mu mutwe. Mu mutwe niho hari imitsi ibika nyine amakuru yose. Noneho rero connection yakongera kuba ya makuru akongera agasubiraho bigakomera. Rero icyo nashakaga kuvuga ni iki, nuko haleluya, iyo umutima utaruhutse neza, n'ubwonko bugisa n'ubukifite ka gatara gacanye kubera ko ushonje, igifu kiri kuvuga, kuko burya umubiri wose wo uva indimwe, wose urakorana rwose, imitsi yose ijyana hamwe, niho urota uri kurya. Ariko se muvandi, kurota uri kurya koko ntabwo uzarya? Ubu tuvuge ko umutindi nta na rimwe ararya ngo ahage. Wa mutindi mbese bavuga muri wa mugani ngo mutindi arota arya,
umushonje nako ngo mushonje ubu wa mushonje tuvuge ko nta na rimwe ararya agahaga ibyarabaye ibyo rero nibyarotaga cyagihe we twebwe tukabyita ngo ni inzozi ariko za nzozi ariko nyamara haro zamugejeje kandi bajya bavuga ngo umugani ugana kariho haleluya ni ukuvuga ngo Imana irazi igasanga ushonje none ikakwereka ukuntu uzarya n'ikizamara uwo mubabaro ukarota uri kurya nyine ariko burya Imana irabitegura haleluya ngo icyo mushonje ari burye ngo icyo mutinda ari burye ngo Imana irari igitekereza niko abanyarwanda bajya bavuga ntabwo irari igitekereza ahubwo nayo biri kugitegura haleluya yaratubwiye Yezu niko yatubwiye ngo nimuzahangayikishwe ngo nibyo muzavuga ngo kuko nzabibabwira muhageze niba baduhamagara mu nkiko no kurya rero haleluya aragaruka aratubwira ati ariko nimugatekereze ngo musabe data ngo ifunguro ngo ridutunga ngo uduhe stock ati mujye musabira ibatunga uwo munsi irahagije umubabaro wa buri munsi urahagije mu gifaransa avuga ngo à chaque jour suffit sa peine no kuvuga umubabaro w'uyu munsi urahagije ntabwo ari nta mpamvu yo kujya gukurura ibyejo n'ibyejo bundi Nyagasani Yezu yatubwira ati ibibatunga data aba yabiteguye kuko ari umubyeyi wanyu abazi ko mubikeneye haleluya mbere na mbere mwebwe nimuharanira ingoma y'Imana n'ubutungane ibindi byose muzabihabwaho umugereka kuko so wo mu ijuru azi ko arabizi rero haleluya arabizi ko mubikeneye azi ko ukeneye kurya azi ko ukeneye kwambara byose arabizi haleluya none rero ntuhangayikishwe n'icyo uzarya n'icyo uzambara koko so arabizi reka ngaruke rero nanjye ngo ubuhamya mwubwire ukuntu buriya bya bintu hari ibyo turota bikaba ari inzozi bikaza binavangavanze ukarota ngo wazamutse ngo ashira akanya ngo ukaburicaye ukumva biravangavanze ariko burya kwa kundi bivangavanze byo ubwabyo birota ntago biba bivangavanze ahubwo bigenda bicikacika kubera ko conscience bitabirimo uri kubyumva ariko burya iyo bihuje bivamo ikintu kandi ku muntu uzi inzozi ni impano y'inzozi burya iyo mubwiye izo nzozi ahita akubwira icyari cyo warose none rero ndi kukubwira ku nzozi ndi nkakubwira no kwiyerekwa ngewe mbifite byombi reka mwibwirire rero Imana yatangiye kunyereka nyiri umwana mutoya iwacu twari dufite igitabo ndabyibuka cyari kirimo akana keza kakazungukazi rwose ngafite rwose n'umusasi gafunze shinyo mbese yewe ako kana nkakareba nkumva ndagakunze cyane havuga nariko buriya twebwe rero nta n'umusatsi wagiraga santimetero rwose niyo wajyaga kujya santimetero bahitaga urwembe nirwo batwogosheshaga mbese umutwe wacu wabaga umeze nk'isima nabona nk'ako kana gafunze shinyo avuga nariko mana koko n'ubu nk'aba bantu baba bafite imisatsi gufunga shinyo ni kwa kundi nyene nk'abagabo wenda ategeza ko bishobora kubagora kubisobanukirwa ariko gufunga shinyo ni kuri abagore begeranye imisatsi bakayifatanyiriza hamwe bakayifungisha nk'akadodo cyangwa se akagozi cyangwa se akandi kantu mbese bakayifungira hamwe niko bibyo bita gufunga umusatsi cyangwa gufunga shinyo noneho rero nkarota noneho naryama nkarota ngo mfite umusatsi muremure ngo nanjye nafunze shinyo maze ariko nakago kagasanga ni rwa ruhara rwose ariko mana nkavuga nariko inzozi nimbi koko nkabwira abandi bana mbabaye kandi ubwo nawe byakubayeho rega ndavuga ibyanjye bikakwibutsa ibyawe nuko nkababwira mbabaye nakoze inzozi nuzi ko narose mfite umusatsi mwinshi ngo nawe ufunze shinyo ngo maze ngo nawe usokoza ngo ukagera hepfo ngo nkavuga ngo mbega umusatsi nabirose ariko se muvandi reka nkubaze ubu uyu munsi izo nzozi koko sinazikabije narazikabije reka nkubwire uretse na plante nashyira ku mutwe nkayifunga shinyo yewe hari n'inweri badufungira shinyo ndabishima ariko hari n'umusatsi wanjye bwite wakuzugera aho hantu amena ubwo koko murumva tutarakabije inzozi hari izo twarotaga haleluya tukiri abana batoya ariko uyu munsi twarazikabije kera warotaga uri umumama kera warotaga uri umupapa cyangwa se ukarota ngo uri kugenda ngo mu modoka yawe uyu munsi ukaba uyigendamo ukavuga icyo gihe wavugaga ngo narose tukabyita iki ngo umushonje ngo arota arya tukabyita iki ni ukuvangirwa tukabyita iki nta kundi nyine yewe n'ay'inzozi n'ay'ibitotsi ariko uyu munsi ay'ibitotsi yabaye nukuri byabaye impamo muvandi ndagira ngo nkubwire wibuke ibyo wajyaga urota uri mutoya
ubyibuke umbabarire ibyo waba wibuka ubishyire ku murongo, uraza gusanga hafi ya byose byarasohoye. Nkubwirani rero, haleluya, Imana yagusanze mu nzozi irakwereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi kuba Imana yaragusanze mu nzozi ikakwereka nta gitangaza kirimo. Uzi ko ijambo ry'Imana ribikwemerera, ariko ubwo urabizi nge hari igihe njya kuvuga ubutumwa bakavuga ngo ariko ngo uyu mumama ngo ariko ngo biriya ngo ni inzozi, ngo Yezu ntabwo yamubonye. Ndavuga ariko mwandetse nkirotera. Haleluya, iyi ndote ndi kuvuga ubutumwa bwiza ariko munahinduke ngewe, ariko ko naba ndose neza ra. Hari igihe rero tuvuga ngo umuntu yarose ngo akabya inzozi, twarazikabije. Haleluya, mureke Imana yitwa Imana, mureke Imana yitwa Imana. Ngewe narayibonye nkabiriza inzozi ndashima. Haleluya, nigeze kujya ngo ndota ngo ndi umumama ngo mfite abana, ubu uyu munsi simba afite. Haleluya, ndi umumama. Ariko ngewe rero uyu munsi ambwira Yezu nti warakoze kutabitubwira, ariko mwari muzi ko hari n'inzozi urota ukazibagirwa. Izo nzozi rero burya akenshi na kenshi igihe Yezu Kristu yaraje aranganiriza amakuru. Buriya Yezu turaganira we nkaza mbwira impamvu ndota ibintu nkabyibagirwa, akambwira ati ibi ntushake no kubyibuka, ati kora ko harimo ihishurirwa rikomeye cyane ntashaka ko umenya uyu munsi. Haleluya, ariko noneho haleluya byaba byatunganya, akambwira ati ibi ni bya bindi nakwerekaga cyagihe, uzi ko ngewe bimbaho rwose kandi namwe bizababaho. Hari igihe njya ahantu nkabona aho hantu narahabonye kandi nibwo bwa mbere mpageze, avuga none se nahabonye hehe, ijwi rikaza rikambwira ngo warabirose, kandi koko ngasanga iyo seni iri kubera aho hantu si ubwa mbere nyibonye. Nkabibona njye bijya bimbaho kenshi pe, nkabona ibi bintu si ubwa mbere mbibonye, none se ibi bintu nabibonye hehe ko ari ubwa mbere bibayeho. Ijwi rikaza rikambwira ngo warabirose, ariko byaheze muri za nzozi wibagiwe. Hari igihe Imana itemera kubyibuka kubera ko idashaka ko wirata, ariko bavandi nimuceceke nanjye mbabwira, ubu iyi Imana iza kumbwira ko haleluya, haleluya, iyi Imana iza kumbwira ngo Louise rero ndi ku musozi w'iwacu, ubu rero ubwo munyumva navukiye ahantu mu misozi miremire hagoye kugenda, mbese twabayeho koko turi abantu bo mu giturage mu cyaro, mbese aho bitaga mu kitumva ingoma. Ubu koko iyo Nyagasani, niba Nyagasani yarajyaga nembereza akangeza i Kigali nkabona ayo mamodoka meza n'amataje, ariko rero niyo ujya kwerekwa burya Imana inahera ko biriho. Ubwo Imana yari kunyereka etaje ntazi icyo ari cyo, rero Imana ikagereka wenda ngo ndi i Kigali, ngo wenda ngo mafite inzu, ngo mfite n'umugabo n'abana. Ubwo ibyo bintu koko nari kubyemera, ariko Imana we uri umva Yezu, uri Imana utabyemera ni akazi ke. Ibyo nibimureba arati igihe njye sinzati igihe ndi kumwe nawe mwami wanjye, ndabyemera ndabyemera ko uri Imana kandi ishobora byose. Haleluya, abatabyemera ni akazi kabo, abagifite gushidikanya ibyo birabareba. Mwami wanjye mbabarira, nikomereza urugendo gusa, nicyo nkwisabiye, nyongerera imbaraga, iri tara ryanjye ryongerera imbaraga, maze uryongeremo n'amavuta. Haleluya, nigendere ariko amena. Umva abavande, nzababwira nimutinda kumva nzakomeza urugendo, ntago nzahagarikwa nuko bamwe bumva cyangwa ntibumve. Ibyo ntago bizampagarika, ndi umugenzi ugana mu ijuru kandi ndakomeje urugendo. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nabonye Yezu. Haleluya, muzi ko Yezu yansanze kuri uwo musozi, umusozi uhanamye. Haleluya, nari umukobwa mwiza rwose. Haleluya, nuko Yezu Kristu akahansanga. Haleluya, uyu munsi nkaba mfite inzu muri Kigali mu murwa. Haleluya, mu murwa wa Kigali. Haleluya, niyo kaba k'icyumba kimwe, ariko ugafite uri muri Kigali. Arega no kuhabona y'ubukode nayo ni amahirwe. Oya reka mbabwire, ibyo ndaza kubivuga. Bamwe bakavuga ngo abayirase ko afite inzu, ndabizi kubwira abantu birarushya. Ubuhamya burya ni ikintu gikomeye, ubutanga uko buri bamwe
ntabwo ari bamwebwe, ariko mu kinyarwanda babyita ngo barajiginwa. Ntabwo ari bamwebwe, abo ni abapagani, ni abapagani bazabyumvira kure. Ariko twebwe haleluya ntabwo tugiye mu rwo kujiginwa, ahubwo turashima Imana kubw'ibyo yakoreye Louise. Ndashima Imana kubw'ibyo yagukoreye muvandimwe, izina ryawe rishyira iruhande rw'irya Louise. Aho mvuze ngo Louise shyira hiryawe, ndashima Imana yagukoreye ibyo yagukoreye. Haleluya, ndashima Imana yakwicaje aho wicaye uyu munsi. Niyo waba utahishimiye, njyewe ndashima Imana aho yakugejeje, aho igejeje ikora, njye ndashima. Haleluya, ndashima njyewe, ndashima. Nshime mu mwanya wanjye bwite, nshime no mu mwanya wawe. Niba udafite gushima ibyo, ntabwo rwose ndibuze kubitindaho. Njyewe ndashima, ndashima. Haleluya, ndashima. Haleluya, ndashima. Haleluya, kandi nzakomeza gushima kuko yatugiriye neza, yadukoreye ibikomeye. Haleluya, haleluya, yadutuye imitwaro, yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Haleluya, ni Yezu. Amena. Ndashima rero, nshime mu mwanya wanjye bwite, nshime no mu mwanya wawe. Ushobora kuba udashima kubera ibibazo wifitiye uyu munsi, ntabwo ndibuze ibyo birakureba, ariko njye ndashima. Ejo tuzajya mu isengesho muri Zaburi maze dushime. Haleluya, haleluya. Zaburi ya 47 tuzayishimiramo. Haleluya, dushimira Imana ibyo yadukoreye. Haleluya, haleluya, kubera ko yatugiriye neza. Haleluya, yarakoze Yezu. Reka nkubwire muvandimwe, iyo ashaka ntiyari kubikora. Haleluya, iyo ashaka ntiyari kubikora. Nta tegeko ryari rimuriho, ariko yabikoreye kwiyubahisha. Ndagira ngo nkubwire ngo yarabikoze. Twarabirotaga, byari inzozi icyo gihe. Hari Zaburi ivuga ngo igihe twatekerezaga gusubira iwacu, bari barajyanywe bunyago, ngo ku nkombe y'imigezi y'i Babuloni, ngo twarayicaraga tukaharirira, ngo ubwo twibukaga Siyoni, ngo ko gusubira iwacu ngo twari twarajyanywe bunyago, ngo byari inzozi. Haleluya, haleluya, byari inzozi. Ariko uyu munsi byabaye iki imamo? Ntago tukiri muri bunyago. Haleluya, oya bunyago we. Haleluya, turakurebera inyuma rwose. Amena. Ntago tukiri buri munyago, twese twarahagurutse turagenda. Ndashima Yezu rero watugendesheje, yaduhaye amaguru. Twajyaga turota tugenda, none twaragenze. Najyaga ndota ndi umumama, none ndiwe. Haleluya, reka nshimira Imana aho ngaho. Ntabwo nigeze, nubwo nigeze ndota, hari niba nabirose narabyibagiwe. Sinigeze ndota mba mu murwa, mu mujyi wa Kigali, ntabwo nari mpazi rwose. Niyo batubwiraga kujya Kigali twumvaga ari ibintu bitabaho. Yego, kujya Kigali iwacu, iyo banavugaga ngo runaka ngo ajya Kigali, wumvaga nyina twajyaga kumushungera. Ndi muceceke mbabwire, nuko iyo umuntu yazaga avuye Kigali twajyaga kumureba, noneho tukajya tumukora, tukavuga ngo afite akarenge kanyerera. Ariko ko ari bwo buzima nabayemo, ko ntazajya nirarira. Oya, umva, kugira ngo mwirarireho, nzakubwiza ukuri, ahubwo mfashe gusingiza Imana aho navuye. Abenshi twavuye kure ko tujye tubishimira Imana. Umva, aho naba naravuye hose ntacyo bimbwiye. Haleluya, icy'ingenzi nuko aho ngeze ndi kuhareba kandi ndashima. Kandi njyewe Yezu yarambwiye ngo mwana wanjye, ngo ibi ngibi uri kubona ngo nagatonyanga, ngo ibyo nguteguriye ngo bisumba kure ibi ngibi. Ahubwo nariko Nyagasani wari uzi n'ikindi, niyo warekera aha ngaha njyewe ndashima. Haleluya, nukuri naho ngaho ugereye ukora, Mana mbaye ngushimiye. Ariko wagereye akora we. Haleluya, umva, yancishije mu nyanja, nuko ndahareba ukuntu buziko mu ndiba y'inyanja amazi. Ushobora kuba utahazi muvandi, mu ndiba y'inyanja narahabonye. Naciye mu kigeragezo kingeza mu ndiba y'inyanja ndahareba, ariko nzamuye. Haleluya, arantombagiza ngeza mu bicu, no mu bicu narahabonye. Ubu harya hasigaye kureba. Ndashima Yezu wabigenje uko nguko. Amena. Nuko reka tugaruke, navugaga ko bya bindi twarotaga uyu munsi
bimwe byabaye impamo. Hari ibyo wibuka warose, hari n'ibyo utibuka, ariko ubu buzima bwawe Imana yabuguhishuriye uri umwana cyangwa se uri mutoya ubabaye unaniwe ntumenye ibyo ari byo ukabyita ngo n'ay'inzozi. Uyu munsi yayandi y'inzozi yabaye impamo. Haleluya. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo buri wese afite uburenganzira bwo kurota. Uri muri Yezu, reka nkwibwirire amakuru rero rwose kugira ngo nawe uvuge uti yewe we uti sinzongera no kujya nibagirwa ko naruse, sinzamujya no wishima. Inzozi zanjye reka nkubwire muvandi, humura ibyo nkubwira ni ukuri, kandi humura Imana yarabikwemereye. Haleluya. Umva ibyakozwe n'intumwa. Haleluya. Umutwe wa mbere wa kabiri umurongo wa 17 niho duhereyeho. Mu minsi ya nyuma, haleluya, wari Nyagasani ubivuga, ariko nzasendereza umwuka wanjye ku cyitwa ikiremwa cyose. Amina. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanure. Haleluya. Urubyiruko rwanyu ruzabonekerwe, n'abasaza banyu bazabonere mu nzozi. Urumva aya magambo sa yacura kuze wowe nturimo mu minsi ya nyuma uri Nyagasani ubivuze. Ariko iyi nyigisho wundi ivuye hehe? Umva ubwo Roho Mutagatifu araje abuzuyeho rwose, batangiye kuvuga mu ndimi. Abantu birabacanze batariko bati bari abantu bati basinze divayi iki, abandi we ko se ngo biriya ni ibiki biteye urujijo, regiye yaje gukora birajijisha. Haleluya. Abahagaze bakureba birabacanga, bagasigara barebana bavugana hagati yabo byabayobeye, kandi wowe wikomereye cyane. Nuko waragize ukazamuka ukavuga rwose utuje cyane, ubabwira utariko bavandimwe mwigira ikibazo, mwikwibaza byinshi, hari iki Imana yakoze. Haleluya. Reka mbabwire rero, niyo mpamvu ntajya ntinya kuvuga ubuhamya bw'ibyo yankoreye. Ibyo wankoreye ndaguhimbaza, ntabwo nzatinya kuvuga ibyo yankoreye. Yarabikoze ndabibona, barabiduhaye urabyuzuza, nukuri biruze, ntabwo yaduhaye ibicagase. Reka nkubwire rero, nuko Petero ahagararanye na ba 11 arangurura ijwi agira ati, bantu bo muri Yudeya namwe mwese abatuye i Yerusalemu, nimumenye neza ibi ngibi kandi mutega amatwi amagambo yanjye, muyatega amatwi kuko arakomeye cyane. Aba bantu ntibanyoye nk'uko mubitekereza, haracyari kare ku isaha ya 3 y'igitondo. Saa 3 waba wasinze indarane zo keretse hari waziraye munsi ubwo baravugaga ngo basinze. Ati haracyari mu gitondo, haracyari mu gitondo. Haleluya. Haracyari mu gitondo ho gusinda. Haleluya. Niyo mpamvu ariko buriya haracyari mu gitondo koko. Ngewe hari igihe umuntu ambaza ngo ariko ngo ubundi ngo ubwirwa n'iki ko atari shitani yakuboneke. Ahubwo nariko rero reka nkubwire, haracyari mu gitondo kuri shitani. Haleluya. Haracyari mu gitondo. Haleluya. Iri ni ijambo rikomeye rifata urigira irye. Haracyari mu gitondo. Ntabwo ibi byashoboka, ariko inkoresha gute ngendo umukozi wayo haracyari mu gitondo kuri yo. Mbese no kuvuga ngo Petero yashakaga kuvuga ati n'uwanywa n'uwasinda ntabwo yasinda aya masaha. Mbese haracyari kare ku buryo wavuga ngo uyu muntu yanasinda. Mbese bishaka kuvuga ngo mwitegereza ko ari inzoga, mwishakira ku nzoga, mwishakira oya, haracyari kare. N'uwanywa n'uwagira gute n'uwaba yarayazinyowe azinywesheje, ntabwo iki gihe umuntu yaba yasinze. Haracyari kare. Haleluya. Haracyari mu gitondo ku isaha ya 3. Haleluya. Sece ndavuga umuntu ambwira ariko se ngo wabwirwa n'iki ko atari shitani. Haracyari kare. Yibwira ariko uti haracyari mu gitondo. Amena. Ntabwo ndagera igihe cyo gusinda, sinzasinda. Bise haracyari kare. Haleluya. Haracyari kare. Kandi noneho icyiza cyawe nuko Nyagasani yagusanze hakiri kare mu gitondo. Erega icyo nicyo bishatse kuvuga. No kuvuga ngo niba se kibi yari bifite no muri gahunda yarakererewe. Ubwo rero tuvuge ko iribuze ku isaha ya 8 cyangwa ya 9 cyangwa ya 10 simbizi. Nyuma mbese ubwo ni mugoroba. Tuvuga ko se kibi yari kuzaza kunkoresha wenda saa 10 za nimugoroba. None Roho Mutagatifu arumva. Haleluya. Haleluya. Roho Mutagatifu yaje mbere y'isaha ya 3. Haleluya. Roho Mutagatifu yaje mbere y'isaha ya 3.
nuko ku isaha gatatu abantu bari batangiye kunyumva kandi se ikibi dayimoni barapangaga kwizaza ku isaha ya 10 ubwo isanga rero Roho Mutagatifu yamaze kubamba ubwo se Roho Mutagatifu yamaze kubaka akazitiro ubwo se ikibi yaba yinjiriye ntago byashoboka ntibyayishobokera kuko ndi igikoresho cya Yezu impamvu mbivuga gutya reka nacyo reka nyivuge reka mbabwire twarabiganiye mu minsi ishize muntu ni igikoresho ubwacyo kitakabaye kifitemo imbaraga azakora byiza kwera ko ari gukoreshwa n'Imana azakora bibi kwera ko ari gukoreshwa na shitani wenda Louise nanjye nari uwo muntu umeze gutyo se ikibiri imfiteho plan yari kuvuga ati to iri gukubita agashyi agatoki ko kandi oye nzagukoresha Haleluya yaratinzira narangara nuko Roho Mutagatifu arayitanga naranda haracyari kare rero tujye tubwira shitani ngo haracyari kare Haleluya haracyari kare ntago icyo gihe umuntu yaba yanyoye ngo zibe zamufasha haracyari ku isaha ya 3 haracyari kare rero ariko rero ngo ibi ngibi muri kubona Haleluya ibi mureba ni ibyavuzwe n'umuhanuzi Yoweri ati mu minsi ya nyuma ariko si yiturimo uwari nyagasano bivuga nzasendereza umwuka wanjye ku cyitwa ikiremwa cyose. Haleluya. Ibyo ntibitubizi ko byavuguru isezerano ntitwavuze ko ryavuguruwe ntitubizi. Imana ntago tuzi ko yavuguruye isezerano n'umuryango wayo ntitubizi, duhora tubivuga nyamara. Noneho rero ati abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanure. Si ibi turimo, urubyiruko rwanyu ruzabonekerwe. Si ibi ngibi n'abasaza banyu bazabonere mu nzozi. Sayo ngayo abasaza ni bande, urubyiruko ni rwande, abahungu n'abakobwa ni bande. Bari mu murongo w'ijambo ry'Imana kandi bakaba bari mu rugendo rugana mu ijuru, bakaba bakurikije neza. Rero Yezu yaravuze ngo nimukurikiza amategeko yanjye. Haleluya. Nimukurikiza amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nkuko nanjye nakurikije amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Ayo si amabwiriza dufite. None rero nituguma mu rukundo rwa Yezu ari rwo rwasi, tuzaba turi abigishwa be. Ati muzaba muri abigishwa banje nimukurikiza amategeko yanjye. Ubwo ntituri kugenda tubihererekanya neza. Twamaze rero gukurikiza amategeko ya Yezu, twabaye abigishwa be. Tumaze kuba abigishwa be, haleluya, aratubwira ati mukundane nkuko nabakunze. Ikizaraga ko muri abanjye n'ikintu urukundo muzamufitanye. Nitwemeye gukundana, ngaho rero twabaye abakobwa n'abahungu, twabaye urubyiruko, twabaye abasaza n'abakecuru bo kwa Yezu. Ngabo batwebwe les vrais disciples de Jésus. Alléluia, alléluia. Ubwo mbese yewe mu bikorwa byacu tuzaba turi abigishwa ba Yesu. Alléluia. Turi abigishwa ba Yezu, turi intumwa za Yezu. Alléluia. Yaravuze ati nimwakire Roho Mutagatifu. Haleluya. Nimugende, haleluya, mwigishe mwe. Haleluya. Haleluya. Icyitwa ikiremwa cyose nimujye mw'isi yose mwigishe evanjiri. Icyitwa ikiremwa cyose. Haleluya. Abazemera bose bazabatizwe muri Roho Muhoza. Haleluya. Kubatizwa muri Roho rero. Aha tugiye kuzahinjira. Abazemera bazabatizwe ku mazi no kuri Roho Mutagatifu. Ni habiri bavandimwe we. Ubu rero hari igihe ninjira kwa Yezu nkamubwanize Yezu, ubu si koko kuri mwiza, ukaba uri mwiza cyane. Aba bantu ndabibabwira gute ngo babyumve? Mw'abantu mwe, Yezu ni mwiza pe. Yezu ni mwiza, si n'igihagararo, si n'uburanga gusa. Yezu ni mwiza kuko impuhwe. Ubese shizana ndiho ngana n'umuvandimwe ndamugana ko Yezu uzi kugenda wacumuye kwa kundi buri gutitira, ahubwo uti Yezu we mbabarira nakoze icyaha, ahita kubwira ngo humura mwana we. Haleluya. Oh haleluya. Ndamushima Yezu. Kandi yo ariko muzi ko avuze ijambo rimwe twashira, mwavuze ngo nimuveho, twahita tuvaho. Waravuga ijambo rimwe icyo ashaka kikabaho. Ni rimwe gusa, nagavuga amagambo abiri. Ni habe wisi hitibo.
ntihabeho ibyatsi bihita bibaho. None se avuga ngo ntihabeho gupfa kw'aba bantu bakagumaho twahita dupfa, ariko ntabwo ararivuga. Kubera iki? Kubera ko adukunda. Haleluya. Kubera ko adukunda, arankunda, aragukunda. Nukuri Yezu arankunda, njyewe ndabyemera rwose. Ahubwo njyewe hari igihe mvuga nti Yezu rero ntabwo rwose Mana yanjye, ntabwo nzi niba ngukunda, ntabwo mbizi. Kuko ndavugana ko se Yezu ubwo ko haje urupfu nakwemera nkavuga ngo banyice, ntabwo mbizi. Ariko Yezu ndamukunda. Uburyo mukunda rero mba numva ntashaka kumugira uwanjye gusa, mba numva abantu bose bamumenya. Nicyo kizakubwira ko ukunda Yezu. Ntabwo waryama uzi ko ujya no kuryama bakakubwira bati umuntu ararwaye, ukavuga uti oya ntabwo nawe se ko ataruhukaga, ukumva muri wowe urashyugumbwa kujyayo. Bakubwira bati uriya muntu yambaye ubusa, ukumva urashyugumbwa kujya kumwambika. Bakubwira bati uriya muntu rwose ntacyo kurya agira, urashyugumbwa kumugaburira, kabone nawe waba ntacyo ufite. Ariko ukumva muri wowe nta mahoro ufite. Hari abantu bajya banyandikira ngo mama Louise ngo rwose ngumbabarira ngo dusenge, ngo hari umuturanyi wanjye ngo ufite ikibazo, ugasanga ati ntituryama, ati twatangiye amasengesho, ati tugeze gatatu ariko byanze. Ukumva ko wabuze amahoro. Ubwo ufite Yezu, wikwirwa ushaka ikindi kimenyetso. Ufite Yezu utaguha amahoro imbere y'ikibazo cya mugenzi wawe, kuko yaravuze ngo muhejyane imitwaro bamwe ku bandi. Haleluya. Ayo ni amabwiriza yaduhaye. Ndagukunda Nyagasani Yezu. Bavandimwe rero, ntabwo turangije inzozi, kuko ni byinshi twavuga ku nzozi, ariko reka mbibwirire, hari ibyo twarose kera tukiri batoya. Ubu buzima turimo bwari inzozi. Kera uwari kuzana ifoto yawe y'uyu munsi yari kuba ari inzozi, ariko uyu munsi ntabwo bikiri inzozi. Ejo muri Zaburi tuzashime, dushime ibyo yadukoreye. Ariko ubwo uzi ko kera ngewe nigeze gutoragura igiceri cya 50, sinzi umuntu wari wagitaye. Nuko yewe we Mana yanjye we, igiceri cya 50 uko nakiguzemo ipaki y'imigati yaguraga ntihari 25, sinibuka ni kera. Mana we, mbese Mana we, nkagura amapapayi niba bayagurishaga ipapayi 2, niba 2 ari 5 gutyo. Ubwo nkagura amapapayi, abana twibishuti zacu turageze tujye gushaka imigati, mbese naguze paki imigati turarya, nkamanyuriraho uwo nshaka. Ariko nabaye umuyobozi ku ipaki y'imigati, nabaye umuyobozi ku ipaki y'imigati. Wundi wari waranyimye ntiranjye ndakwima. Ari ukuntu twasabaga turi abana, kandi ibyo ndabivuga nagomba mbivuga ngo nkuratire ubwana bwanjye, ntabwo ari bwo bwaryoshye kurusha ubwawe. Ugomba ngira ngo mwene mureke twishimirire Imana. Noneho ukaba iwanyu wenda mwariye ibijumba, ajya kubona ukabona undi mwana aje ateruye ikize, reka mvuge ngo ikimanyu cy'umuceri. Twese tukamushagara twiruka, wamaye kandi araguha muri buhage, ariko ntacyo abe yaguhaye. Nuko akaza akakurigatisha, ukamwandika ku rutonde rw'abaguhaye, bavuga ngo nanjye nzaguha. Reka rero umubwire ngo wamaye akwime, gushyira ku rutonde rw'abakwimye, maze ukavuga ngo nanjye nzakwima. Ubwo rero icyo gihe nataraguye igiceri cya 50, naguze ipaki y'imigati abanyimwe, nanjye ndabima cyane. Kandi yazana ntabwo wibuka cya gihe usanga mbabera ngo ntabwo nzongera ngo basi ngo rwose ngo nibongera kuwuteka, ngo wacu dufite umuceri, ngo nibongera kuwuteka ngo nzagukamuha kugira ngo nawe nzaguhe. Ndatekereza ko ibyo twabibayemo twese. Nuko none uyu munsi Yezu he, ubu ibyo ntuze biracyari ku giceri cya 50 koko. Bavandimwe mwe, ubu se wowe none wenda ntiwatoraguye igiceri cya 50, wenda watoraguye 100 cyangwa 100 ngahe. Ubu ngubu ubuzima bwawe bufite valeri ya 50 francs. Ubu no kuvuga ngo bagukoreye expertise, mbese bagahera ku birenge kujya ku mutwe, ni igiceri cya 50. Mavandimwe, ubu uri ku giceri cya 50. Haleluya, mugenzi ugana mu ijuru, ubu uri ku giceri cya 50. Reka hari n'igihe usohoka mu nzu yawe wowe ubwawe uhagaze 10,000.
kandi warangiza ukagenda wubitse umutwe wagosha ngo nta muntu wababaye nkanjye ariko ngo ukuntu ubwo kandi ukagenda ukatsa imodoka ukagenda uri gutuka Imana ngo se koko ngo akagahinda nzagakizwa n'iki koko ariko yewe rero nimureke mbiyigishirize Yezu Kristu yaje aransanga arambwira ati rero mwana wanjye nunezerwe uyu munsi uzaba uri kwizigamira umunezero w'igihe kizaza ariko nubabara uyu munsi uzaba uri kwicukurira imva y'umubabaro. Aleluya, kubera ko dushaka kuzanezerwa nimureke dutangire tunezerwe uyu munsi. Nezezwa n'ibyo ufite muvandi, kandi ngenda gusabira kugira ngo unyurwe n'ibyo ufite, wibuke za nzozi wajya gurota ko uyu munsi wazikabije. Hari igihe njya ndeba abantu bahinga avuga nawe ko Nyagasani wankuye ku isuka ndagushima, ariko ko yankuye ahakomeye. Hari n'igihe umuntu twigeze kuganira arabwira ngo ariko ngo bijya guhinga ngo ukaba uri mu gitoya ngo ubusute ndahubwana ariko si kuko iki wakwibaza iby'Imana itashatse gukora, ariko no kubera icyo abantu badutekereza. Ari umuntu turi kuganira arambwira ko Louise ngo iyo unywa inzoga ngo bari kujya umerute inzoga nyine ntabwo Imana yemeye ko unywa inzoga kuko abona bitari gukunda. Urumva ibyo rero Imana itatekereje we ntukabinekererezeho. Undi akavuga ngo Imana kugira umugabo ngo ari kubigenza ute, ntabwo yagize wenyine ubwo nyine yabonaga ubwo hari uko ntari kwitwara kwiza. Iravuga iti oya, muri iyi minsi rero hari imigani iriho ariko sinzi niba ari iya kera. Abana banjye nibo njya numva bari kuvuga ngo Imana ngo imenye ngo ibizaguruka ngo ikabica amababa. Niba ari uwa kera simbize ariko mugari kuko Imana ireba ibizaguruka cyangwa ikamenya ibizaguruka ngo ikabica amababa. Hari igihe ivuga iti wa mwana wanjye wene ngo amababa ntabwo uzagurukira kuri no mu kirere aho abakureba, uzagurukira hejuru y'ikirere ikaguca amababa. No kuvuga babivuga bashaka kuvuga ko hari iby'Imana ikwima kugira ngo isi ibashe kugira agahenge. Umuntu umwe yaravuze atariko ati mumbwira atabakire babayeho bate ati ngewe mfite 1000 none nananiwe kuryama, ati abantu batunga za miliyoni babaho bati. No kuvuga rero ko wa muntu Imana yarebye iravuga iti nimuha za miliyoni ntabwo abantu bazasinzira. Mbese umwirato ubwibone, hari abantu rero bazi gukandagira kandi agakandagira nta n'urukweta afite. Wamureba akavuga uyu muntu Imana imugiriye iboneka muha inkweto yakandagira abantu ntabwo baba bagikandagira ubutaka. Nibyo bishatse kuvuga. Bavandimwe ni byinshi twavuga tuganira ariko kandi tureba heza, ariko uyu munsi tugiye gutandukana twumvise ko hari inzozi twe dufite kera nuko zabaye impamo, kandi twamenye yuko Sekibi adashaka kudukoresha kuko yakererewe, yaratinze asanga Roho Mutagatifu yamaze kudufata. Already ubu twabaye ibikoresho bya Roho Mutagatifu. Twebwe rero ababambye kamere zacu ku musaraba ntabwo tukigengwa na kamere, byararangiye. Ingeso za kamere wapi ntabwo zikiri zacu, twarajugunye. Noneho rero twaje gusanga ko mu minsi ya nyuma ari yingiyi tuzasenderezwaho umwuka w'Imana. Ubwo tuzamenye ikitwa kubatizwa muri Roho Mutagatifu, ariko na mbere yuko tubigimuzi nubwo twabivuzeho, ariko mbangira ngo tuzongera tubigarukeho. Ntabwo mfite ubwoba bwo kubigarukaho cyangwa ubute, ariko tumenye ngo abafite Imana muri bo bafite Roho Mutagatifu. Haleluya. Bityo rero bagenzi tugana mu ijuru, tumenye yuko twemerewe kurota tukanavuga n'inzozi zacu. Wenda ushobora kuvuga ngo ubuse ngo koko ngo ubuse ngo n'indota nzajya mbigenzana, uzajya uvuga uti narose ikibi nuko bavuga ngo neretswe ibi nibi. Nzakubaza ni impano yo kwerekwa urayifite? Mu by'ukuri abizi kuyeretswe. Ariko rero niba atari ukwerekwa tuzavuga tuti narose. Ariko mbwiye uti ngewe narose nkubona hana tuzavuga tuti niba ari iby'Imana tuzabibona, niba atari iby'Imana kandi ntibizaba. Hari ikindi, ni ngombwa ngo nemere inzozi zawe. Oya, ntabwo ntegetswe kwemera inzozi zawe, kuko kwerekwa no kubonekerwa ntabwo ari itegeko. Nshobora kubyemera cyangwa simbyemere, kandi ukwemera kwanjye kugakomera. Nanjye bimbabwira rero ntabwo ndi kubategeka ngo mva ngo nimutabyemera ngo ubwo Diyo zirahagaze, oya zizagumaho. Kwemera ni ubushake bwawe biterwa n'uko Roho Mutagatifu abikuyoboyemo. Imana iguhe umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.